nyine byahise nyine bintera agahinda. Batumye ngira agahinda kuko hari ibindi bintu kanzaniye bya kera nagiye mpurira nabyo mu buzima. Icyo gihe ndarira numva nyine nanjye ntabwo nzi ukuntu mbaye, ndarira ndangije mfata agakapu kanjye ndasohoka, ariko nsohoka ameze nk'umuntu ufite isereri nyine uri kuzungera bitewe n'amagambo nari maze kubwira. Ndagenda nigira kuri Indirake muri kiliziya, sinzi nimba muhazi ndagenda njya muri shapeli ndapfukama, nagezeyo nka 8:45 gutyo ndasenga, ishapure iragera, igihe cyo kuvuga ishapure kiragera, nanjye mvuga ishapure nanasenze ndarira nyine ngirira Imana. Nyine ntabwo biba byoroshye. Ubwo ngubwo nsoje gusenga ndataha, nashye mbona umupasiteri ari kuri live, nyizamukaho nyine muzamukaho aranzamura, nyine turaganira baramuvurira, barambaza ngo joye nguvuye ngo kuri universite ngo gupfukama ngo urire Imana, nacyo reka mbivuge. Ndavuga yego, ngo ndabona ngo ufite ubwoba ngo bwo kuvuga ko ubukwe bwapfuye. Nari mbufite kuko ndabona uwo turi kumwe yanze kubivuga, nibaza aho nzabihera, kandi mbayeho kubw'Abanyarwanda nari bumwe batumye mbayeho, kandi naragombaga kubabwiza ukuri. Ibintu umupasiteri byose yambwiye byari byo. Pasiteri Ndakimwe Bidatinze mpita bidatinze nahise mbona ikiganiro, umuhungu asohoye ikiganiro, mvuye mu rugo iwe ngo ndi gushikagurika, muze mumbwire ko tuzi ko umuntu ashikagurika afite ubwoba, afite abadayimoni cyangwa se asinziriye. Njye nkaba narimagaze ndi bwoba, umuntu ashikagurika ngo yambonye mfite ubwoba, nyine akora ikiganiro ngo yabonye ngo meze ngo umuntu wasambanye, akantu ko gusambana kakagaruka. Urumva ko isebanya ritangiye kera yari yarabipanze, ahubwo wakaza akanyenzaho akabura ukuntu yabigaragaza, cyangwa se ukuntu oh my god, thank you. Imana ibavugisha, reka ye komeza. urumva yarameze nk'aho yabitangiye, kuko nyine yarameze nk'aho mbese yari abizi yawe byanga byakunda, nyine arari kunyinisha, kuko uriya yanize nyine abazi ibyo akora, abazi yuko icyo gihe yaranabizi yuko umurenge batawuma, kuko n'umuntu ubizi ari byo mbivugaho nyine muza. Nuko ikindi cya kabiri, umuntu w'umusore ntabwo atagira umuntu w'umukobwa. Icyo kintu majije kuvumbura, amutakira ko nta mafaranga afite n'ibindi. Bidatinze icyo kiganiro nkibonye, ari nabwo nyine ibyo yari ari kuvugamo ni nko kunsebya, avuga ngo umeze ngo nk'urwaye indwara zitandukanye, ibintu nyine nk'ibyo. Mbona ikindi kiganiro afata kimwe mu biganiro twigeze gukora kera, aracyaporodinga ngo joyeze ngo dore iki kiganiro ngo yakoze ataratandukana na Dr. icyo gihe twari tutaratandukana, yaporodinga ikiganiro kigaragaza yuko twatandukanye. Bukeye bwaho ubwo tumaze yacyaporodinze, kuko nyibona kiriya kiganiro naramubajije se kuki waporodinze ikiganiro nyine ukicara ugakora ikiganiro uvuga ngo nashikaguritse utamenya ibibazo mfite. Arambwira ngo
yababaye niyo mpamvu yaje nyine kunseba. ndamubwira nti rero njye nabonye nakwizeye neza, reka mujyane iwacu njye kukwerekana ubimfashemo. ari nabibwiye barabizi, hano hari abantu tuba tuvugana kuri WhatsApp, nagiye mbibwira reka mujyane iwacu njye kukwerekana, aho uzanjyana iwanyu bamenye, ababyeyi bacu bose bamenye yuko turi kumwe, kugira ngo ningire ikibazo aribo bazabibaza. kuko icyo gihe yari yavuze ngo nimpfa ntibazabibaza. bintera ubwoba muri icyo kiganiro yakoze. ubwo ngubwo hacamo umunsi umwe, yarambwiye ngo azabitekerezaho ibyo nari musabye. hacamo umunsi umwe atansubije, ubundi munsi turavugana, ndabaza se bya bindi nagusabye bimeze gutya, arambwira ngo nzabitegure ngo mubwire. ndabaza se ibintu nzabitegura njyenyine kandi tubirimo twembi? ubwo ndamwihorera nyine, ndaceceka nikomeza urugendo. mu gitondo bita mbona umuhungu yaprodinze ikiganiro avuga ngo Joyeuse ngo yiyumva na Dr. Joyeuse yagiye gusaba imbabazi Dr. M. imbabazi nari kumusaba mbonye ibyo biganiro byose yaprodinze byikurikirana, ndakaho impamvu mbi avuga n'ibintu bitari byiza kuri njyewe, mpita mfata umwanzuro wo kwegera bariya ababyeyi ba mama buryohe n'abandi. ndetse nawe Ivan narabikubwiye, ndakubwira nimfasha, ndashaka kugeza ukuri ku banyarwanda. wose narabimubwiye ku bantu bari hano. noneho negera bari ababyeyi nawe ndakubwira ni umfashije nabona ahantu ngaragariza ukuri, nkavuga yuko bino bintu bitazaba byapfuye, kandi mbizi neza ko byapfuye. reka mbivuge kuko ndabona aranshatseho impamvu nini, ari kunshotora avuga ngo nimpfa ntibazabimubaza. reka mfate umwanya wanjye mbivuge. yaraje mu kiganiro kubivuga, mvuga uko ibintu byose byagiye, kandi ntabwo nigeze mbeshya, nta n'ikibi nigeze mvuga. rero biratangaje, ababonye icyo kiganiro kwa Buryohe TV barakizi. biratangaje kuba biratangaje kuba umuhungu yaje akansebya ngo ndi umusambanyi, ndanuka mu kanwa ngo ndwaye infegisiyo, ku rundi ruhande akaba yaravuze yuko ndi isugi. ibyo bintu ubundi bihurira ari cyo nibaza. ese Joyeuse nari mfite ikibazo kuri ibyo byerekeye n'ama infection. haba hari igihe mwigeze muganira kuri ibyo bintu wabirwaye cyangwa yapfuye kubivuga gutyo? njyewe icyazi namubwiye, ama infection yo mu maraso bigeze kuyansangamo, ndetse bambuza kurya ibiraha. ibiraha biba birimo umwanda, kuko nakundaga ibiraha nawe arabizi. urumva, kuva icyo gihe sindongera kurwara ama infection yo mu maraso. ndabyemera pe, ariko ayo yavuze atandukanye njyewe n'ayo narwaye. none se Joyeuse, kandi turasore ndakubaza kuko ntabwo nareka kubikubaza, ko niba wavuze ko ngo mumaranye niba ari umwaka, tuvuge ko uriya mutipe mwakoranye ibyo mukorana byose, wenda ntiyigeze anagusaba yuko mwaryamana cyangwa iki, ibintu byerekeranye n'ibyo, ko ngira ngo agiye kuvuga biriya bintu afite aho yabikuye. ubu uriya muhungu igihe cyose mumaranye ntabwo mwigeze muryamana? ntabwo twigeze turyamana, ariko ntibivuze ko atanabinsabye. kubinsaba yarabinsabye, ariko nigeze abigeraho kubera Imana, kandi nzi n'intego yanjye. none se Joyeuse, kuvuga ko uri isugi byo yabikuye he? afite igipimo gipima umuntu w'isugi cyangwa? rero reka nkubwire, kuvuga ko ndi isugi n'ubundi akaza akagaruka agahindukira akavuga ko ntariyo, ibyo nk'umubonye niwe mwabyibariza. hamwe avuga ko ndiyo, ahandi akavuga ko ntariyo. ni ibintu bitungura abantu benshi. abantu benshi bakeneye
kumenya ibyo bintu nanjye ntabwo mbizi gusa njyewe icyo makeya babihera ni uko ashobora no kuba yarabishatse akabigusaba ukabyanga right agafata umwanya wo kuza kunsebya ngo ndanuka uzi ko uyu munsi nagiye kwa Cita nkabaza Cita nyihumuriza uri kumva ndi kunuka ufite telefone nawe ko none se joye kuki none se joye kuki wari wagiye gufata telefone nini Joyeuse joye ninde kuguhamagara njye bari guhamagara joye none kuki ejo cyagiye tuvugana wari wagiye kuri liboro bitewe n'iki njyewe impamvu nari nagiyeyo uriya muhungu yakoze ikiganiro ku bantu bakibonye bandike muri komenti araza avuga ku muryango wanjye ngo ni utuntu atazi ngo abavandimwe banjye ni utuntu atazi abahindura utuntu gute afata abavandimwe banjye barumuna banjye akabahindura utuntu batazi byaje kuvuga ngo mukuru wanjye yabyariye iwacu byaramurebaga byari ngombwa ngo abishyire public Joye ikibazo ngiye kubaza ni kuri biriya bintu byo gutwita ese koko wari utwite cyangwa ni buraka yarabisobanuye ibyo narabisobanuye turi kugaruka yarabisobanuye okay I'm sorry nemba nyana nshaka kubibaza nimba mukuru wanjye yarabyaye kubyara se n'icyaha umwana yabyaye si mukuru gufata abantu akabita utuntu icya kabiri infection yarazimpimye azinsangamo sinigeze ndyamana nawe yarazimpimye azinsangamo icya kabiri ngo sinize kutigara bimpora icya gatatu ngo nakutse amenyo ninjye wayikuye se nanyweye inzoga ndasinda ndagenda mirima mu muhanda nasinze amenyo yavamo ntabwo nabigizemo uruhare kugira ngo mbe nduyu nguyu nta ruhare na rumwe nabigizemo kuba narize kuba nta shuri na rimwe bifite voice nari mfite nuko numvaga ikintu cyose wanamwakagana yavuze yuko nta therapy nta na tripod kugeza umuntu urumva ariko si uyu munsi ivoisi zose ndazifite impamvu yatumye njya kuri RIB abaturanyi yafashe abaturanyi banjye abashyira mu kiganiro yakoze aravuga ngo hari uwo witwa mama Gavi n'uwitwa mama Isheja ngo baramuhamagaye bari kumutabaza ngo nagiye gusambana abo baturanyi byarabababaje twaranajyanye biriya bintu yakoze ni isebanya ngo umuntu aranuka uzi ko nagiye no kubaza kuri RIB banyihumurize bumve nimba nuka ko bakambwira ngo nta munuko bumva Cita ko yabivuze mu kiganiro namaze Cita ndanuka mu kanwa kuko uri kubyumva wapi akora RIB yaragowe kabisa bagiye kubaza RIB kunuka mu kanwa cyane rigarira ni ihohoterwa ariko ni ihohoterwa kuko niyo yaba atari no